Abantu benshi bavuga ko iyo umuntu yarose umuntu wapfuye cyangwa se umuntu wapfuye akamurota akagaruka mu nzozi ze, abenshi bemera ko aba yatewe n'amadayimoni cyangwa se akaba yatewe na za karande, ariko nyamara ngo burya siko bimeze. Ese waba warigize kurota umuntu wapfuye? Uze kutwandikira muri comment utubwire niba warigize kurota umuntu wapfuye cyangwa se icyo wamuroseho nuko wamubonye. Ngo burya ngo inzozi ngo ziba nziza cyangwa zikaba mbi bitewe n'uko wazibonye cyangwa se n'uko wazirose. Ese waba warigize kurota umuntu wapfuye? Wamurose mu buhe buryo? Ngo bivuga ko iyo warose umuntu wapfuye ngo ari inshuti yawe cyangwa se ari umuryango cyangwa se ngo ari umuntu wari usanzwe ngo uzi ku ruhande bisanzwe, ngo izo nzozi ziba zishobora kugira ubusobanuro bugiye butandukanye bitewe n'uko inzozi zawe wenda wazibonye. Ariko nanone ntibiba bivuze ko izo nzozi wabonye uko wazibonye ariko zigomba kuba. Oya, ntabwo uko wazibonye aba ariko ziba zigomba kuba. Gusa tugiye kureba ngo iyo warose umuntu wapfuye biba byagenze bite cyangwa se biba bimeze bite. Bivuga ko iyo warose umuntu wapfuye wenda ngo rimwe na rimwe ngo hari igihe ngo abaje ngo kukwereka ko umuzi cyangwa se we akuzi cyangwa se ko wowe ukimwibuka, wowe wamurose ko ukimwibuka, bityo akaza mu nzozi zawe afite gahunda yo kukwereka ko wenda hari relationship cyangwa se hari isano mwigeze kugirana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngo noneho ngo izo nzozi ngo wowe wazirose zishobora kugutera agahinda, zikagutera agahinda bitewe n'ukuntu warose nyine ukarota umuntu wapfuye, cyangwa se wamurota ukabura mwibutse, wamwibuka ukagira agahinda. Ngo ariko ikintu gikomeye ngo iyo urose umuntu wapfuye hari igihe ngo aba aje kukwereka ko akuri hafi kugira ngo bwa bucuti mwabaga mufitanye akiri muzima, kugira ngo niba hari inama yaguhaga, niba hari ibintu yaguhaga, kugira ngo akwereka ko nyine nubwo yapfuye, nubwo yagiye, ubuzima butarangiye, ubuzima butahagaze, ngo bityo ngo akaza mu buryo bwo kugira ngo aguhumurize, ngo cyangwa se ngo akuganirize, ngo cyangwa se mu magambo meza ngo akureme ngo agatima. Niyo mpamvu rero udagomba kugira ngo ubwoba igihe warose umuntu wapfuye cyangwa se umuntu wapfuye muziranye bya hafi, cyangwa se ngo rimwe na rimwe ngo ari umuntu wagize wenda umuntu usanzwe uri aho ngaho mudafitanye n'isano rikomeye, ngo ariko ngo iyo umurose wari usanzwe umuzi ngo ntibikagutera ubwoba ngo bitewe ngo n'ikiganiro muba mwagiranye. Ngo ndetse ngo niba za nzozi zari nziza, wenda mukarota nyine wenda muvugana neza, museka, nakwihanganisha se, nyine ngo ibi ngibi wenda biba bishobora kuguhereza igisobanuro cy'uko hari ibintu bigomba kuzahinduka mu buzima bwawe bitewe n'ibyo akubwiye, ugahita uvuga ati ibintu ambwiye wenda birashushanya ko hari ibintu bizahinduka, cyangwa se bikagukomereza umutima bikakuguma ubabaye. Burya rero ngo icy'ingenzi ngo ntuko za nzozi yawe warose, wa muntu mwari kumwe, wa muntu wabonye mu nzozi wari warapfuye ukongera ukamubona, nuko uba ugomba kuzihereza umwanya, ukazitaho, ukazitekerezaho. Wamara kuzitekerezaho rero ugasubiza amaso inyuma, wenda ukareba ibihe mwanyuranyemo, ukareba uko mwari mumeranye akiri muzima, hanyuma bikagutera imbaraga no kugarura icyizere cy'ubuzima ngo bwawe bw'ejo hazaza. Rero ngo kurota umuntu wapfuye ngo ntabwo aba ari karande, ngo ahubwo uha muntu aba yaje kugusura mu nzozi, akwereka ko akuri hafi, akwihanganisha, cyangwa se ngo akwereka ko ukimwibuka, akwereka ko nawe nyine wenda akuzirikana, roho ye ukiri muri roho ye, wenda nyine mu buzima bwe wenda hari akamaro wagizemo. Nyine rimwe na rimwe ngo abaje no kugushimira ngo ariko ngo
akenshi ngo baje gukora ngo ibyo atigeze akora ari muzima. Rero uyu muyoboro wanyu wa UNP Entertainment uzagenda umenyeraho ibintu byinshi byiza bizagufasha kumenya no gusobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Twandikire muri comment tubwire niba waba warigeze uhura n'inzozi zimeze gutya, ukaba wararose umuntu wapfuye cyangwa se wamurose gute, wamurose bimeze bite. Ati izo nzozi ugomba kuzikomparinga, niba wamurose ibintu bimeze neza ntago byakagombye gutera ubwoba ngo warose umuntu cyangwa se ngo uvuge ko wahuye na za karande cyangwa se wasuwe n'amadayimoni. Oya, ahubwo iyo umuntu yagusuye wamurose ari umuntu wapfuye, ngo abaje kukwereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi bishobora kugira umumaro mu buzima bwawe, ndetse bikagukomereza n'umutima wenda ubabaye cyangwa se hari ukundi kuntu umeze. ngo umuntu rero ngo ahari ababibona, hanyuma ngo akaza kukugira inama cyangwa se akaza kukurema agatima kugira ngo ukomeze kubaho wishimye. Reba ko se subscribe kuri UNP Entertainment, hanyuma ibiganiro bizajya bica hano kuri uyu muyoboro wanyu mugari wa UNP Entertainment bitazajya bigucika kandi uzabikunda. Ciao ciao, nagaruka.